aho misiyoneri Miguel Bermudez Marin ari mu iteraniro Leonard Rio yabereye pasitori, ndetse n'abandi bose bari konekite biciye kuri satelite Amazonas cyangwa se kuri interineti muri uyu mwanya, uyu munsi wa none kuwa gatanu itariki 20 z'ukwa 10 uyu mwaka 2023. Ku itariki ya none, munsi nka none, hatangiye aha mu ihema rinini Gracarpa Cathedral, hatangiye amateraniro aho aya matariki niyo yagaragayeho. Hatangiye kuri aya matariki nibwo abantu batangiye kuramiriza Imana aha hantu, gusenga mu izina rye, ndetse no kwakira ijambo rye. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka 4, iyo myaka igiye irihuse, kandi ni agahe gato. Muri aka gahe Imana yaduhaye umugisha mu buryo bukomeye cyane muri iyi myaka yose, kandi azakomeza kuduha umugisha kugeza ubwo tuzaronka isezerano ryo guhindurwa kwacu. Ni ukuvuga ngo twinjiye mu mugisha, dukomeza mu yindi migisha, dukura twaguka kugeza tugeze mu gihagararo cy'umuntu utunganye, igihagararo cy'umubiri w'iteka uhawe ubwiza, wo yasezeraniye abamwizera bose ko muri iki gihe cy'iherezo, mu gihembwe cya dispensation y'ubwami mu gisekuru cy'uweri komeza Afurika, ko ariho tuzakomeza kwitegurira kwakira isezerano. Kandi kugira ngo wakire isezerano ugomba kwitegura, kandi iki ni cyo gihe cyacu cyo kwitegura, twumvira ijwi ry'uwatumwe muri buri gihe, kumvira ijwi ry'uwatumwe n'Imana muri iki gihe cy'iherezo mu gisekuru cy'uweri komeza Afurika, nk'uko byateguwe n'integuza mwene data dukunda William Marion Branham, kandi nk'uko twabwiwe muri mesaje za mwene data dukunda cyane William Soto Santiago. Turebe mu byanditswe kuva, nicyo cyanditswe yakoresheje hariya muri iri somo, kumvira ijwi ry'uwatumwe muri buri gihe. 10 mu kwa gatatu 13 2016 aho kaye Puerto Rico, ni kuva 23 kuri 20 aratubwira 22 dore 23 dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira kujyana aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Kuko marayika wanjye azakujyana imbere, marayika wanjye azakujya imbere akakujyana mu bamori, mu baheti, mu baferizi, n'abajyakana, n'abahivi, n'abebusi, maze nkabarimbura. Aho nimurebe yarahanditse ngo Imigani 34 ndetse Imigani 3:13-22 yandika aho ngaho ya ha we he, ndetse munsi yandikaho ibizahishuwe 12:17 gatatu murongo wa 12 22 ku murongo wa 4, ibizahishuwe 19 11 kuri 21,
ibyashyuwe 7 umurongo wa 2 kuri 14, ibyashyuwe 14 umurongo wa 1 kuri 11, gatatu kugeza kuwa 7 ibyashyuwe 15, ndetse n'ibyashyuwe 12 umurongo wa 1 kugeza kuri 10. Ibi ni ibyanditswe yanditsaho kumvira ijwi ry'uwatumwe muri buri gihe. Mushobora kwicara nyamuneka. Muri message ku rubibi rwa dispensation nshasha, kuri frontiere ya dispensation muri data William Soto Santiago aratubwira itariki 6 z'ukwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho yabibwirije. Aratubwira igihe bageze aho Mose yarari, abantu bari bamutegereje. Ni ukuvuga ngo ni igihe batatsi bari bagiye gutata bagarutse, bagera aho Mose yarari. Nuko noneho aravuga, bageze aho Mose yarari, abantu bamutegereje muri ba batatsi 10 batanze amakuru yabo, baravuga ngo ntibishoboka, murebe babandi 10 baraza. Ni ukuvuga ngo bari 12, ahari habura gusa Yoshua na Kalebu, barya 10. Baravuga ngo kiriya gihugu ntitwagishobora kucigarurira kuko twabonye abantu b'ibihangange, kuko bo hariya bo bari babonye abantu bakomeye b'ibihangange, bari barebare cyane, basumba Abaheburayo. Abaheburayo bakagaragara nk'isenene, nk'amahanzi, nk'ibihori, babahagaze iruhande. Noneho ayo makuru batanze aca abantu intege, nuko abantu buzura ubwoba, nuko abantu barahaguruka barwanya Mose na Aroni. Ariko Yoshua na Kalebu barahaguruka batanga amakuru yabo, baravuga bati, abantu mwese nimuceceke, kiriya gihugu ni cyiza kandi bariya bose ni tuzabarya nk'imitsima. Kuri twe Imana yarabidusezeranije kandi tuzakiragwa, ntimutinye. Hamwe n'ibyo Yoshua na Kalebu bavuze, barya bavuye mu Misiri. Mu bavuye mu Misiri ni Yoshua na Kalebu gusa baronse isezerano ryo kwinjira mu gihugu cy'isezerano ari bazima. Abandi bose mu basohotse mu Misiri ari bazima baguye mu butayu. Nuko mu gihugu cy'isezerano hinjiyemo Yoshua na Kalebu. Nuko abantu bari baravukiye hamwe n'abantu bavukiye mu butayu. Noneho murumva namwe, murabona namwe, Mose akigenda, Yoshua yarangaje abantu imbere, asizwe n'Imana. Mose yaramusengeye. Noneho Yoshua niwe wizeye n'ubugingo bwe bwose ko ashobora kuragwa igihugu cy'isezerano. None niwe ubaye umuyobozi w'abantu. Iruhande rwe Kalebu yari kumwe nawe. Yoshua ashushanya umwuka wera, Yoshua ashushanya Kristo, ari uzageza abantu mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushya, nuko mu gihugu ndetse mu gihugu cy'isezerano cy'ingoma y'ubwiza y'imyaka 1000. Naho Kalebu ahagarariye abizera nyakuri bose bavutse ubwa kabiri. Ni muri buryo hariya Yoshua n'uwo mu muryango wa Efurayimu biciye muri Yosefu, naho Kalebu n'uwo mu muryango wa Yuda. Uburyo kibi bitwereka ahangaha ni ishusho n'urugero
Kalebu ashushanya abizera bose nyakuri bavutse ubwa kabiri, abizera isezerano ko tuzinjira muri iki gihe cy'iherezo mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushya no mu gihugu cy'isezerano cy'ingoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi, kandi ko tuzahindurwa tukajyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana ntama muri biriya birori, hanyuma tukagaruka tukaza mu ngoma y'imyaka igihumbi, tukaba turi aho nk'abami n'abatambyi hamwe na Kristo twimye. Mu gitabo cyo kubara igice cya 13 mwibuke ko Yoshuwa yahinduriwe izina yitwaga Osheya mu kubara 3:16. Aya niyo mazina Mose yatumye. Osheya mwene Nuni amuhindura izina mwita Yoshuwa, yandikaho Yoshuwa, hafi aho ku ruhande rwa Yoshuwa yandikaho ati amwita Yoshuwa, aho kuri ayo magambo yandikaho ya ha we he, kimwe n'ibyo yanditse hariya muri ziriya nyigisho za Bibiliya ku izina rya Yosefu. Ibi byose turimo tubona impinduka z'amazina ibi byose kugira ngo habeho umurimo wo Imana izaba irimo isohoza, izaba irimo ikora. Na Yosefu nawe yahinduriye izina yitwa Safnat Paneah. Aburamu nawe yahinduriwe izina yitwa ndetse na Petero nawe mbere yitwaga Simoni. Paulo yari Sawuli, Sara nawe nariho n'abandi yise ngo n'abana b'inkuba. Data Branham aravuga ati bariya bisa abana b'inkuba n'abandi, kuko buri gihe abanesha reka turebe uwo mugabane, izina rirahindurwa iyo habayeho kunesha. Mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro 131 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi esa página 130 completa nos habla de todo esto, de estos cambios de nombre, igice cya kuri paji ya 30 atubwira ayo mazina yose yahinduwe. Aburahamu, Sara, anatubwira na Simoni. Kuri Simoni aho arandika ati Simoni yari umurobyi, ariko kwizera kwe kubyutse kurakanguka amenye Yesu wari we. Kwizera kwa Simoni kwakangutse gute? Mu kumenya, mu gusobanukirwa uwo Yesu yari we, kumenya uwatumwe uwo ari we, kumenya Mesiya uwo ari we. Aho kwizera kwe kwarakangutse. Niki cyazanye ibyo? Ibyo byazanye iki? Ingaruka zabyo ni ihe? Guhindurirwa izina. Aravuga ati uri Mesiya, aramutahura. Yesu nawe yabamenyesha izina rye n'izina rya se. Noneho yaranesheje, izina rye arahindurirwa Simoni. Petero, Sawuli yari izina ryiza. Sawuli yari umwami igihe kimwe muri Isirayeli, ariko iryo zina ntiryari rikwiriye ku ntumwa ya Yesu, ryari rikwiriye ku mwami ariko atari ku ntumwa. Noneho Yesu amuhindura iryo zina mwita Pawulo. Murebe bana b'inkuba n'abandi bose. Noneho Yesu izina rye ku isi yari Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi yari ku isi. Ariko igihe yanesheje kuzimu na rupfu, arabinesha, arazamuka, noneho ahabwa izina rishya. Niyo mpamvu bariya basakuza bagatera hejuru ariko ntibagira icyo bahabwa, bizahishurirwa mu guhinda kw'inkuba. Nimurebe ubu bwiru aje agendera ku ifarashi. Hagomba kubona ikintu gihindura itorero. Ibyo murabizi mwe, hari ikigomba kuza. Noneho mwitegereze, nta n'umwe usobanukiwe izina keretse we wenyine.
yambaye umwambaro winditswe mu maraso, izina rye yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira ku mafarashi, nazo zambaye imyambaro yera itunganye. Mu kanwa ke hava inkota ityaye kugira ngo ayikubitisha amahanga. Azabaragira abaragize inkoni y'icumu. Ibirenge bye abyengesha mu mujinya w'Imana ishobora byose. Umwambaro we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho iri umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Nguko Mesiya aje, nguko uko niko ari. Noneho nimurebe ibi impinduka z'izina byabaye hariya. Yeshuwa yahawe mbere yitwaga Osheya, Mose amuhindura izina kubara 13, amwita izina ryo izina rizaba rikorwa rijyanye n'icyo gikorwa n'uwo murimo. Aho yarimo yereka umurimo uwo Yesu azaba arimo akora ku musaraba w'i Karuvari. Noneho nimurebe no mu gitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe kuri paje 148 13:21 paragarafe aratubwira ugomba kugira icyo ukora werekana. Ni gute umuntu yafashe umunyu akawushyira mu rwabya agashyira mu mazi ngo uko ni Uwiteka avuze amazi naryohe. Na Yesu nawe undi nawe yafashe amazi ayamena mu kibindi ahinduka vino. Muri bitandukanye ugomba kugira ikintu cy'ingero kibyerekana. Ibyo uko niko yazamutse akamanuka. Igihe hatangiye wa muyaga uturaguritsa umusozi kuri Sunset aho izuba rirengera, ashushanya ibuye rikomeza imfurukaho. Yandika Daniyeli 2:4, ashushanya ibuye rikomeza imfuruka. Yandikaho kugira ikintu ukora cy'imfashanyigisho kibishushanya kibyerekana. Noneho nimurebe ndetse kandi ijana na 23 kuri paje aho paragarafe ya 10:29 aratubwira yari Elohimu Uwiteka, ariko muri we harimo ibitekerezo. Yashakaga kugaragara. Niki yakoze we? Aho yandika munsi Imana, hejuru yandika Elohimu. Elohimu yandika ngo Imana ishaka kuba umubiri. Munsi yandika munsi materiel, rikuvuga ngo ibifatika. Munsi yandika aho hejuru yaho yandikaho ngo umubiri. Imana ishaka kuba umubiri. Ni hejuru y'uwo murongo. Munsi aravuga ati umuntu agomba kugira ikintu akora cyerekana ibintu, symbole, ikibishushanya. Aravuga ati yashatse kuba umubiri niki yakoze. Rero yavuze ijambo rero ribahinduka riragaragara. Niyo shusho yose kuva mu itangiriro mu byahishuwe. Icyo ntabwo ari ikindi, ni Elohimu wagiye abo umubiri kugira ngo noneho we abashe gukorwaho, abashe kumvwa. Noneho mu ngoma y'imyaka 1000 Elohimu azaba araho yicaye ku ntebe y'ubwami. Ibyo ni ukuri, hamwe n'abantu be bamukomokamwe bamuzengurutse, abo yabigeneye isi itararemwa. Ni nk'umuntu wubaka, umuntu ukora
amakengeri, inzogera nini zose zitandukanya amajwi yazo kugira ngo zose zigende zirangira mu majwi atandukanye. Uko niko Imana nayo ibikora. Uyu yamukoze itya, uriya imukora kuriya, uyu uyimukora kuriya, uriya nawe uyimukora kuriya, kugeza igihe yagize neza, igihe yageze kuwo yashakaga. Yandikaho ijambo rivuzwe ryagiye risohora rigaragara. Noneho munsi hejuru arandika ngo ijambo rivuzwe, yaravuze ngo riba materialize, rirasohora. Elohimu rero azaba ari aho afata ikabonwa, akorwaho mu ngoma y'imyaka 1000 munsi. Muri sengesho yasenze bwa nyuma aravuga ati kugeza igihe azabona neza icyo azaba ashaka. Iburyo ashushanya inyenyeri ya Dawidi, hejuru yandikaho ngo inzogera, ikengeri. Munsi yandika kandi inzogera, amakengeri uko akorwamo. Murabona ubu buryo byose bigomba kuba byerekanwa mu ngero, mu masembole. Murabona uburyo ki mu buzima bwa mwene data Branham bwerekaniwemo mu ngero ibintu byinshi bizaba birimo biba muri iki gihe cy'iherezo, ndetse no mu bahungu be. Kubera ko murabona turebe mu mugabane wa 2b kuri paragarafe 51, igitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe, igitabo igice cya 2. Noneho muri Yosefu umuhungu wa Aburahamu twabwiwe ko muri we hagaragariramo, ashushanya ukuza kwa kabiri k'umwami. Kubera ko hagomba kuboneka ikintu kibishushanya, kibigaragaza. Nuko kuko Yosefu ari ishusho n'ingero yo kuza kwa kabiri k'umwami, kandi kuza kwa kabiri k'umwami ntiyagombaga gukubitwa, gukomeretswa nka kurya Mose yabigenje hariya. Niwe wakubise urutare bwa kabiri. Muri we harimo hagaragariramo, yari refure, muri we yarimo agaragarirwamo n'itsinda rizahindurwa ribazima. Noneho ni akagara kandi n'itsinda bari mu butumwa bwo muri data Branham, nabo ntibazapfa. Ni ukuvuga ngo Yosefu ntazapfa, hamwe n'itsinda na gurupe na bamwe bo mu itsinda rye, abo mu gisekuru cye, kuko bo bazazamuka binjire mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Yaba Yosefu n'iryo tsinda bashushanya n'itsinda hamwe n'umuyobozi w'iki gihe cy'iherezo. Noneho we azaba arimo yerekana hariya mu buryo bw'ingero ibyo tubwirwa, ibyahishuwe 4:1 mu gitabo cyitwa ibyahishuwe igice cya 4, igitabo cya mbere, aho atubwira ku rupapuro rwa 33. Yohana yahamagawe ategekwa n'umwami Yesu, asezeranywa hariya ko azabona ukuza k'umwana w'umuntu. Petero na Yakobo na Yohana bo bari aho bahibereye.
igihe Yesu yarababwiye ati hari bamwe muri aba bari aha batazabona ugupfa kugeza igihe bazabona umwana w'umuntu aje. Yarimo ababwira ati abo bose bari bahagaze aho, ariko ati bamwe muri abo. Habaye nyuma y'iyo minsi babona gahunda uko umuzuko uzaba urimo werekanwa mu buryo kubereka uko bizagenda. Eliya azaba ahagarariye abapfuye, arabikosora ati Mose azaba ahagarariye abapfuye kuko aho yari yazutse, naho Eliya yarimo ahagararira abahinduwe. Yari inkinga, Mose mbere Eliya nyuma. Eliya azaba intumwa, niwe intumwa ya nyuma hamwe n'itsinda rye bazaza ku muzuko. Abo naho ndashaka kuvuga ngo bazaza mu izamurwa. Mose we azazana umuzuko, naho Eliya azazana itsinda rizamurwa. Aho bombi barimo bagaragarirwamo n'ibyo bombaho. Murumva noneho uburyo k'ubukozi bwa Eliya mu kwigaragaza kwabwo kwa kane. Aratubwira kuri iyi paje hariya aho ntahagarariye, turahakomeza gahoro gahoro. Ibi ni uguhishurirwa k'umugeni, ntabwo ari uko abandi bose. Mwebwe barimo banyumva hariya, nimugende murebe ko mu gitabo cy'imirongo kuri 5b 51 aravuga ati hashize akanya gato narimo nganira n'umugore wanjye ndetse n'umwana wanjye muto Yosefu agahungu, ndibwira ko Imana izemera nindangiza umurimo wanjye ansimbure nindangiza muri ubuzima. Yandikaho Yosefu ni ishusho n'urugero rwo kuza kwa Kristo. Aho abishiraho twamaze kubisoma, n'ifoto twarayerekanye cya gishushanyo. Ashushanya ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero, amushyiraho mwene data Branham, amushyira mu gisekuru cya 7. Yosefu amushyira mu cuho. Noneho mwene data William yandikaho, nabyo twarabisomye kandi, ariko turongera kandi tubisome kugira ngo tubone ishusho yabyo neza. Ni kimwe neza umuhungu wa Dawidi Salomo, muri we hagaragariyemo Kristo nk'umwami. Noneho Yosefu nawe afata umwanya wa Eliya wa 4, noneho agakomezanya mesaje ya Eliya wa 4. Ariko ntiyashoboraga gufata umwanya wa Eliya wa 5, si we. Ni ukuvuga ngo n'undi muntu uzaba ubukozi bwa Eliya wa 5 buzazana na Mose. Ariko Yosefu mu gukomeza ubukozi bwa Eliya mu kwigaragaza kwe kwa 4, ni ukuvuga ngo akomezanya mesaje, ubutumwa bwazanywe, ubukozi bwa Eliya ibyo bwazanye mu kugaragaza kwe kwa 4. Muri we harimo hagaragariramo mu buryo bw'ingero bwa sembore abo bose bazazamurwa akazamuranwa n'itsinda rye. Mose nawe, ubukozi bwa Mose ni ubukozi bw'igihe kinini, ari bwo Eliya mu kugaragara kwa 5 ahamagara Mose akaza iruhande rwe kugira ngo azane ubwo bukozi, kuko Eliya namba ntiyari yakoze ubwo bukozi namba mbere muri dispensation, kuko Eliya yakoreraga mu bisekuru mu maaje. Noneho hariya harimo haragaragariramo Eliya mu kwigaragaza ke kwa 4 muri Yosefu mwene Branham azakomezanya ubutumwa we bwa Branham. Hariya ni ishusho, ni urugero, ashushanya uyu Eliya wa 5 uzaba ari mukoro ubukozi, kandi iyi nzira y'ubukozi ari kumwe na Mose. Noneho hariya murabona Eliya ntiyapfuye, aravuga ati kandi habe na Mose kuko ntawuzi aho bamuhambye, nuko rero bagomba gupfa. Noneho rero ubukozi bw'igisekuru cy'ibere rikomeza imfuruka ari bwo tubibona mu byejuru 11. Ubu bukozi tubona ko bupfa, ariko kubera kuko Imana
yavuze mu ijambo ryayo, yabibwiye Mose ko abwire urutare. Ririya jambo ntiryaburizwa mu namba. Hagomba kuboneka umuntu kuri iyi si ushushanywa n'ibyo, ari we agahamagarwa akitwa umuhanuzi, agahamagarwa ari umuhanuzi. Mu gitabo cy'imirongo yakusanyijwe hamwe, igihe Yosefu yarimo asengerwa bamwegurira Imana, nimurebe kugira ngo urupapuro rwa 9 paragarafe 7:9 aravuga ati umuhanuzi muto. Murabona, ni umuhanuzi muto, ariko kuko rero hagomba kuboneka uwo ushushanyirizwa muri Yosefu, arimo ashushanya uwo kubw'ijambo ryo kuvuga akaha abantu ubuzima, amazi, kugira ngo abahe umubiri w'iteka wahawe ubwiza. Iki gikoresho rero ntabwo kigomba gupfa, kuko iri jambo ry'Imana yavuga ihari. Mose yarogoye ishusho n'ingero, yishe porogaramu ya Bibiliya, yarayirogoje. Uburiya bukozi rero bugomba gupfa, ariko iri jambo ntirizigera riburizwamo, ahubwo muri Yosefu n'itsinda rye bazazamuka vuba cyane mu gisekuru cy'ibere bikomeza imfuruka, ntibazapfa. Ndetse hamwe n'itsinda kera riri mu gisekuru cy'ibere bikomeza imfuruka nabo ntibazapfa, ariko ibyahishwe 11 we, yego we, kubera ko yakubise urutare, yarukubise bwa kabiri igihe yari yabwiwe ngo ntabikora atyo, ko yagombaga kubikorwa nk'uko yabibwiwe ati bwira urutare ruraguha amazi, bwira urutare. Murabona ko ntabwo rwatanze amazi akirikubita rimwe, ahubwo arukubise bwa kabiri, yego ruzana amazi. Umuhanuzi muto mu majyaruguru, wansezeraniye uyu mwana data, imigisha yawe imuzeho. Yosefu gahungu kanjye, yandika ku ruhande Yosefu, nkweguriye Imana, ubuzima bwawe buzaba umugisha, wowe uzaba umuhanuzi Yosefu. Ubuntu bw'Imana bube kuri wowe. Imana Yesu, umwami Yesu Kristo, iguha umugisha, kandi ubuzima bwawe buzaba umugisha ku bandi. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo nguhaye umugisha, amen. Noneho murabona uburyo ki aha arimo yerekana Yosefu ko mu gusohozwa ko kuza k'umwami azaba ari igikoresho, umuhanuzi, kuko umwami Imana nta na kimwe azakora atabanije guhishurira abagaragu be b'abahanuzi bihishe byayo. Noneho nimurebe uburyo ki aha Yosefu, ibyo twasomye kuri 5b kuri paragarafu 51, akomezanye mesaje, ubutumwa bwa mwene data Branham, kandi we ashiruzwe muri Bresh katurebe ku 145 aho ngaho. Párrafo 1291. 12:91 barimo barya. Icyo gihe baranywaga bagashaka bagashingira nk'uko byari bimeze mu gihe cya Loti. Uko niko bizamera mu isaha ubwo umwana w'umuntu yandikaho umuhanuzi ahishurwa abari mu isi, atari umwana w'Imana, kandi umwana w'umuntu yandikaho umuhanuzi neza
afite ubutumwa bwa muhanuzi ku munsi wa nyuma igihe iki kizu kizaba kirimo kiguruka, atari intare, atari n'ikimasa, cya gihe cy'igihembwe cy'ibisekuru by'ibitambo, yandikaho umwana w'umuntu ni ikizu, kuko mbere hari mu maso h'intare, nyuma hakurikiraho mu maso h'ikimasa, ni cya gihe cy'ibihembwe igisekuru cy'ibitambo, noneho hanyuma hagakurikiraho ikizu, ikizima cy'ikizu, ari we umuhanuzi. Noneho ahangaha aho twarimo dusoma mu byahishuwe igice cya 4 mugabane wa mbere, aho yandikaho uko umuzuko uzamera, ordre ya resurrection. Eliya ni kimwe n'abazazamurwa, naho Mose ni azana umuzuko. Noneho hejuru yandika Mose ni uzana umuzuko, akomeje kuvuga ati hanyuma noneho barabitahura, barabibona. Petero ati twubake ingando ebyiri, bamwe bagane mu mategeko, aho yandika muri dispensation ya mbere, ndetse n'abandi baje munsi ya Eliya, yandikaho umurongo ngo baje muri dispensation ya kabiri. Noneho bamwe bajyaho abandi hariya, baje muri Yesu. Mu buhe buryo? Muri ubwo buryo yarimo ahishura mu kuza kwe hamwe n'umukozi bwa Mose na Eliya. Ibyo byagenewe muri dispensation y'ubwami, yandikaho dispensation ya gatatu. Noneho akibivuga bumvijwe rivuga ati nguyu umwana wanjye nkunda mumwumvire. Nyuma barebye babona Yesu gusa, bose bari bicuranuriye muri umwe, yandikaho ngo bose bicuranurira muri umwe, bose bisuka muri umwe. Noneho aho twahagarariye akomeje avuga ati mu butumwa twarimo dusoma kuri page ya 7 muri iki gitabo cyitwa kuri frontiere ya dispensation nshasha, akomeje avuga ati noneho dushobora kubona ko ugomba kwambuka frontiere ukaja mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano hamwe umugisha w'Imana. Noneho rero kuko ugomba kwambuka hakurya ukaragwa igihugu cy'isezerano, bo bagombaga kwambuka Yorodani kugira ngo baragwe Yeriko. Nuko noneho nyuma ahandi hantu hose n'indi migi yose yari hakurya ya Yorodani, kugira ngo uragwe igihugu cy'isezerano cyo mu myaka 1000 ugomba kwambuka hakurya ya Yorodani humutse mu gihugu cy'isezerano. Ibi bitubwira ko tuzahindurwa turi bazima. Noneho uko niko kwambuka hakurya ya Yorodani. Yorodani ihagarariye cyangwa se ishushanya urupfu. Kwambuka Yorodani humutse no kwambuka mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushya udapfuye. Nuko hanyuma tuzambuka tuje mu birori bikomeye cyane mu ijuru, ibirori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Nuko hanyuma yaho tuzagaruka kera turi abami n'abatamzi, dufite ububasha bwose tuzahabwa muri iyo myanya mu bwambi bw'Imana, ndetse turi n'abacamanza, dufite imibiri mishya kandi y'iteka itapfa itabora, aho tuzaba dufitemo ibyo dukeneye byose kugira ngo tubeho iteka ryose turi abami n'abatamzi ndetse n'abacamanza hamwe na Kristo. Murabona kandi hariya ibi byose ni murebe ububwira bukomeye cyane buraha, kandi n'ingaruka zikomeye Mose yakoze hariya. Harimo ama-angle menshi twarebe, inzego nyinshi twabonamo gusohozwa n'izi ngero zose mu gihe bisora mu gihe cya Branham no mu gihe cy'icyuho. Kuko ni murebe nimwumve muri iki gihe muri Data Branham, muri icyo gihe muri Data Branham murabona Branham yari yamaze kugenda. Noneho message ngo tuzakurikiraho uwo agomba kwinjira yari muzima, kubera ko murabona
vivo con el pueblo. iwe akagira yari muzima ari kumwe n'abantu ishyanga. Ni ukuvuga ngo isezerano Imana yahaye Mose Pueblo y que lo iba a introducir a la tierra prometida. ko azabatura abantu akabashyira mu gihugu cy'isezerano, rero Entrara derechito con el pueblo. Los ntibivuga ko Mose ubwe de la esclavitud en azinjira n'abantu mu gihugu. We yabavanyeyo mu Misiri, yabakuye mu madini. vean. Ariko nimurebe, niwe mu gukora biriya, noneho Ese mensajero muere. uriya mesaje yarapfuye. Uyu mesaje arapfa, nuko ahindura Porque ya mu- entonces duhindu- entra un iyindi angle kugira ngo hinjiremo indi porogaramu Imana yari ifite, yari yarayigennye. Noneho entra a la escena hakaza de la semana número 70 de la profecía de Daniel. icyumweru cya 70, kimwe cya kabiri cyacu cy'ubuhanuzi bwa Daniyeli nacyo kigatangira, kigasozwa n'ibyahishuwe 11 muri buriya bukozi bwa Mose na Eliya. Ubukozi Y hablando con Jesús aribwo twabonye hariya, aribo barimo bavugana na Yesu para ir a Jerusalén. igihe Yesu yarimo aba adopte kugira ngo agane i Yerusalemu. Noneho muri ubu bukozi Se cumpliría hazasohoreramo de uriya mugabane wo gukubitwa ku rutare vez bwa kabiri. Ariko noneho porque queda en la brecha. itsinda ririya ryasigaye mu cyuho hagati, bo Está representado allí en barimo bashushanywa hariya muri cya gihe quien nos escribió eso. ubwo muri data William yatwandikiye biriya ko Yosefu Seguiría con el mensaje del hermano Branham, azakomezanya ubutumwa bwa mwene data Branham del cuarto Elías. mu mwanya wa Eliya wa kane. Muri we Estaría cumpliendo entonces hazaba arimo hasoreramo noneho uriya mugabane, que queda vivo ko azakomeza kuba ari muzima que la resurrección ocurra kugeza umuzuko ubaye, con el grupo. kandi agahinduranwa n'itsinda riri kumwe nawe hariya mu cyuho, Subiría con ari we a la edad de la piedra. aribo bazazamuranwa nawe mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Claro, él quiso que lo volviera a Birasesuye cyane. Tuzongera kandi dukore kuri uwo mugabane aho, kubera ko ndifuza ko bikomeza kumvwa bisesuye, uyu mugabane ukumvwa neza, está kucyo representando allí José, el hijo del hermano Yosefu mwene Branham icyo ashushanya ari we shusho n'urugero del Señor. rwo kuza kwa kabiri k'umwami. Kandi De Moisés y Elías, ubukozi bwa Mose na Eliya traer en su quinta manifestación Elías y en su segunda manifestación ni- Moisés. azanye na Sería en su tercera, Eliya bwa gatanu, tubaze que él puso allí según na Moisés. Yesu Ya sería, bwa gatatu, dushyizemo Yosefu yaba vamos a dejarlo para na Mose bwa kane. Reka ibyo tube tuberekeye aho ngaho kugira ngo que turben algunos. hatagira abantu bamwe abo bicanga, tuvuge ngo abo bisoba, tuvuge ubukozi bwa Mose bwa kabiri, we niwe uzageza abantu mu gihugu cy'isezerano. Ariko kera Parte en donde kuri uriya mugabane niho estará cumpliendo hazaba Apocalipsis 11, hasohora ibyahishuwe 11, estaría dando una visita a kandi esta dimensión we azajya gusura muri dimansiyo ya gatandatu, allí llevar a cabo ese juicio aho ahakore ugucira urubanza, hanyuma agaruke ku isi, kugira ngo bityo que está ya abantu estaría ya listo acá en la tierra bazaba bamaze kwitegura aha ku isi formado. mu kumubona, bazahindurwa José, ubariyemo na Yosefu hamwe n'itsinda rye. pero no es José Ariko Yosefu ntabwo ari we abantu, Yosefu mwene Branham ntabwo ari we la fe, la revelación. uzaba urimo uha abantu kwizera, guhishurirwa intore z'Imana kugira ngo zibashe guhindurwa, kwizera kwizamurwa. Muri we ni sembore, ni igishushanyo, ashushanya Kristo mu kuza kwe kwa kabiri. Buzaba ari ubukozi bwa Mose na Eliya buri mu wundi mugabo, buri mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ahora sigue diciendo aquí Noneho akomeza aha ngaha avuga donde nos detuvimos. aho twahagarariye. Ahora, viendo nosotros Noneho la frontera para pasar a la tierra prometida del turabona ko hariho frontiere, y a la tierra urubibi rwo kwinjira mu mubiri mushya, reino milenial,
n'urubibi rwo kwinjira mu ngoma yo guze imyaka igihumbi, aho turi kumwe na Kristo turi abami n'abatambyi mu bwami bwe. Rev Branham arabitubwira, umuhanuzi mesaje integuze kuza kwa kabiri kwa Kristo, muri mesaje yitwa guhagarara mu cyuho, aravuga ngo Rev William Branham yarimo akora urugendo ari kumwe n'umuhungu we Billy Paul, agenda ahantu hanini bava Arizona kugera Indiana. Urwo ni urugendo rurerure rumwe. Igihe kimwe nzababwira kuva he akagera he muri iyi mesaje kubivuga. Katurebe kuri page 32 33 de Buddha la Breche standing in the gap, aratubwira muri ubwo butumwa guhagarara mu cyuho. Ubwo butumwa tubushake kugira ngo tube tufite ahangaha burambuye, kubera ko aho ngaho yanditse ibyanditswe aha. Guhagarara mu cyuho, ubwo butumwa bwitwa de Buddha la Breche standing in the gap 32. Aho hariho agatabo gato mbere buke yaravuze ngo wenda amapaje ntiyahura, ariko reka turebe umugabane ko twawubonaho aho yatangiye, aho yahereye. Kuri aka gatabo ko ni 30 reka turebe ahavuga ngo urukundo rwa Kimana, amour divino, urukundo rwa Kimana. Aravuga ati noneho ubu turebe imbere yaho buke, yego kandebe muri aka gatabo ni kuri urupapuro rwa 35. Aha ni kuri 35. Noneho katurebe dusubire inyuma kuri 32 muri aka gatabo gato. Baravuga nambwiye ati Billy dore kuri 31 kugira ngo turebe aho yakomeje kutubwira abarwayi bubaretse umwami ntegereje ko ambwira aho ngana, aho ngomba kujya naho ntajya. Nabikoze mpasuke kugira ngo abantu bumve, kuko abantu batuvuga ubutumwa bwanjye. Imana ndishaka kungereranya ubuzima bw'iki gihe n'ubwa Mose, ariko bakoze ibyo neza Mose yakoze. Abantu ntibamwumvishe igihe yaje kubacungura, nuko arabareka yigira mu butayu, ariko Imana iramugarura, yongera iramugarura. Kandi yari yabonye ukubabazwa kw'abantu gukomeye. Noneho ndavuga ati mwami, nje ibi nabishobora nte? Nize gusa ekole primaire, nashobora nte? Yandikaho Mose yibagirwa, nuko abasiga imyaka 40. abo bantu ishyanga ryose arireka imyaka 40 yose. Abantu bajya hirya no hino aho bajya kumva ubutumwa bwiza. Kuri paji 32 ubu neza ni nko mu isezerano rya kera, yaragarutse ahura n'abantu. Yesu Kristo ko yahoze ejo hashize none iteka ryose. Noneho narimo numva amvugisha, hanyuma arandika. Mwibuke ko hariya yari mu muhanda, bari bakora urugendo. Billy yari yasinziriye cyane, yandikaho Billy Paul asinziriye, yandikaho 1, abishyiraho imibare. Ndamubwira ati Billy, ni wowe? Ndetse we ntiyigeze anakanguka. Nimwibuke ko Billy Paul
ayer se fue a descansar. ejo yararuhutse yaragiye noneho we 9 de octubre, ejo ku 19 z'ukwa cumi 3 de la madrugada saa 9:33 mu de este gitondo año 2023. z'uyu mwaka wa 2023 Sino kuko abera badapfa por eso Jesús ahubwo dijo, barasinzira niyo mpamvu Lázaro duerme. yesu yavuze ati lazaro arasinziriye ngiye kumukangura Él ya no entendía. Normal. Bueno, Lázaro está muerto. ntibasobanukirwa arababwira neza ati lazaro Pero yapfuye vean, no, kuko batari basobanukiwe ariko aho ngaho yesu los santos aratwereka ko abera no mueren, sino que duermen. ntibapfa ahubwo barasinzira De esta tierra, dejan ese bakaruhuka cuerpo donde imirimo han yabo venido a habitar yaha ku y isi se encuentran bakava muri iyi en la mibiri sexta aho dimensión, baje gutura descansando bakisanga muri dimansiyo ya gatandatu baruhutse imirimo yabo uno, noneho yandika aho o sea, ngaho la primera vez que rimwe enumera, ni bwa mbere arimo ashyiraho imibare yandikaho ngo rimwe Dios, icya mbere biri yari asinziriye carro, ¿qué quiere ndavuga decir ati mwami agabanya umuvuduko ndabatise mwami ibi irashaka kuvuga iki ndahamagara ati ¿Quieres tú? agerageza kumubyutsa ati biri biri yaba ari wowe Le habló duro. aho ngaho ni nkaho yagaragaye ko yamuhamagaye cyane ati ni wowe urimo uvugisha ¿Por qué? atoya Dije, kubera iki quiero decirte algo. ndamubwira ati Yo soñé un sueño. hari icyo ushaka kukubwira ¿Recuerdas el hombre que se narose parecía a mí y uribuka wa mugabo usa nanjye agasa na fureshi a mamá cuando Mubaze. regresas a Tucson? Yo le dije, uzabaze nyoko nusubira tukisoni Billy, namubwiye izo nzozi biri hari ikintu kirimo kiba algo me está ubu y yo ha- pensaba hari que era ikintu kirimo kimvugisha narimo ngira ngo ni wowe urimo umvugisha extrañado. andeba mu buryo budasanzwe ategereza gato Y unos minutos ayoboye mu kanya gato yongera kandi arasinzira william yandikaho ngo biri asinziriye yandika bwa kabiri partes en esos kuri uyu mugabane lugares donde él escribe Billy aha hantu yanditse ngo biri dormido, asinziriye escribe allí yandikaho Efesios abaefeso capítulo 5, igice cya gatanu verso, umurongo wa 14 ¿y qué escritura es esa? Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual gatanu kuri dice, 14 mu baefeso ni ikihe cyanditswe que duermes y levántate niyo de mpamvu entre nkubwira los ngo muertos. yewe usinziriye we kanguka uve mu bapfuye kirisito abona uko agumurikira A Cristo ahí en la Biblia, kirisito abona uko akumurikira hariya muri biriya yandikaho trompeta, o sea, impanda y la sed- una piedra ashushanya ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero acaho umurongo w'umwambi ugana mu ibuye rikomeza imfuruka no está clarita esa parte ahí, pero en esta Biblia, que eso está en la hano ntabwo bigaragara neza aho muri iyi bibiliya yindi ho muri iyi bibiliya yindi entre los muertos, usinziriye we kanguka uve mu bapfuye yandikaho teofanía. teofaniya La otra, desde la ahandi que yo confirme bien, ndareba mbihamye neza esta escribe teofanía, aha yandika teofaniya triangular y las edades y la flecha n'ibuye hacia- rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero n'umurongo w'umwambi ugana mu ibuye rikomeza imfuruka Ahora miren, none nimwitegereze ya ahí Ajá. ahí mostrando yarimo yerekana aha hermano William con esa escritura mwene data william n'iki cyanditswe que también mwibuke eso ko se cumple en el campo ibi nabyo kandi bisohora mu buryo bwo mu mwuka cuando recibimos igihe como nuestro Salvador. twemeye kristo nk'umucunguzi wacu tukamwakira ibyaha byacu bikezwa mu maraso ye tukabatizwa mu izina rye aho twabonye ukuvuka gushya twarazutse Ya eso, mu buzima bushya ariko ibi porque eso fue kera byararangiye kuko dispensación de la byabaye muri cya gihe cya dispensation y'ubuntu ahí
y él se volvió a dormir de nuevo, escribe 2. arandika ngo yongera kandi kuryama bwa kabiri, yandika ngo bwa kabiri biri asinzira, yandika Abefeso 5:14. Ndakomeza nyobora imodoka ntekereza ibyo, ndavuga ati ibi birashaka kumbwira iki? Ndakomeza mu muhanda, yongera kandi kumvugisha bwa kabiri, arambwira ati subirayo, sinakubwiye ngo kora umurimo w'ivugabutumwa? Igihe naguhamagaye ku mugezi narakubwiye nk'uko Yohana Umubatiza ari intego ze kuza kwa mbere. Yohana ntiyararinze kuba umuhanuzi, Yesu ubwe ntiyabyivugiye. Niki mwagiye kureba iki mu butayu? Umuhanuzi, ndababwira ko ari kuba umuhanuzi. Yandikaho noneho turebe neza nka Yohana Umubatiza. Noneho dukomeze aho arimo asoma aha. Mwene data William aravuga muri aka gatabo gato 35, agatabo narimo nsoma, namaze gusoma 32, ngiye ku 35 page. Iyi mvugo yarimo avuga ku butsinzi bukomeye bw'urukundo rwa Kimana. Aha yarimo avuga n'igihe ubutumwa bwatanzwe mu ndimi, umusemuzi usemurira oni asemura Igifaransa, yumva ubwo butumwa bwatanzwe, aha Buranamu ubusobanuro bw'ibyo byavuzwe muri urwo rurimi rundi. Noneho byose byari bifitanye isano n'inzira Buranamu yahisemo ko yari yo nzira y'ukuri, inzira itunganye n'ubutsinzi bwo Imana izamuha. Aravuga ati aha akomeje avuga, noneho mu gihe biri nanjye turakomeza umuhanda. William aravuga ati noneho barimo bakora urugendo, Billy arasinzira kandi. Aha muri data William arandika ngo bwa gatatu, ashyiraho umubare 3. Ati ndabwirwa ati ngiye kuguha ikimenyetso cy'iteka. Ndavuga ati mwami iki? Ntegereza gato, ntegereza akanya gato, ntacabaye. Ndavuga ati mwami ikimenyetso cy'iteka ni iki? Ntegereza akanya gato, iminota mike. Muri ako kanya ndeba Billy, nawe yaragisinziriye. Nubwo yarasinziriye, noneho yongera kwandika kandi umubare 3, ubu bwari ubwa 3 ku ruhande. Yandika kandi Abefeso 5:14. Mwene data William aravuga ati igihe yavuze ibyo, aravuga ati mu gihe Imana yarimo ihishura ikimenyetso cy'iteka, Billy yarasinziriye. Igihe guhishurirwa kwa marayika wegendaga na Buranamu yazanaga guhishura, igihe marayika yarazanye guhishura ku muhanuzi, Billy yari asinziriye. Noneho marayika aravuga ati nimurebe igihe uku guhishura yarimo marayika yarimo amuhariya gusohora uyu mugabane wa nyuma. Mwibuke ko gukurura kwa 3 igihe yamanutse hariya, cyangwa se mbere yaho buke, yarabwiye ngo uribuka rya zina washakashakaga. Murabona ko byose ibyo biba igihe Billy Paul atakira aha ku isi kandi yamaze kugenda kera. No kuvuga ngo iki ni igihe ubwo Billy aruhutse, nibwo Imana irimo iha abantu guhishurirwa ko guhinda kurindwi kw'inkuba, kandi guhishurirwa ko guhinda kurindwi kw'inkuba kurimo ubwirwa ikimenyetso cya 7 hamwe n'izina rishya. Aramubwira ati marayika amubwira ngiye kuguha ikimenyetso cy'iteka busha, kandi arambwira ati reba iburengerazuba, iburengerazuba bwaho uri. William aravuga ati kuko iburengerazuba, cyangwa se iburengerazuba
ni ukuvuga ngo niho yaragiye kumwereka ikimenyetso cy'iteka, ni uko ndeba iburengerazuba, O sea, reba iburengerazuba bw'aho uri, donde tú estás, ni ukuvuga ngo aho yari ari William. iburengerazuba bw'aho uri. William niko yanditse. Nuko Leyendo del hermano William y estoy teniendo ndimo ndasoma mwene data William abierto mu gitabo, ndagifite agihimumutse, y volteé la cabeza mpindukiza umutwe así. ntya muri ubu buryo. Vamos a ver por aquí hasta un Reka lugar turebe ahantu hace intervención aho mwene data William agira icyo avuga para luego pasar y leer la munsi buke, kugira ngo twongere ko tugaruke aha neza muri iki gitabo, kugira tugende dusoma ibyo yagiye yandika aha. hoy estar ahora leyendo del mensaje del hermano Noneho en la frontera de una ndimo ndasoma message ya mwene data William mu butumwa bwitwa Frontiere ya Dispensation nshyashya, aho naramusoma muri iyi message. librito. Hanyuma ndababwira igihe dukomeza muri ka broshire gato, hari ibyo yavuzemo hagati aho. Esa así en la camioneta, Nuko ndahindukira umutwe wanjye ndeba imodoka, hermano, mbona ahantu hanini del Señor. Yo sentí umwuka w'umwami. clamar Mwene data, numvaga nkaho natera hejuru nkarira, nditegereza blancos. mbona gusa umusozi uriho udusongero tw'umweru. Ndavuga ntabyo nzi. Ati hariya nta kimenyetso cy'iteka ndimo mbona. Arambwira ati izina ryawe ryanditswe muri hariya hose. Ndatekereza icyo ni iki? Y comenzó Numva ncitse intege, ntangira guhagarara. Ndahagarara, y ahí él escribe cuando el yandikaho nombre ha sido escrito, él escribe en tu ati izina ryawe ryanditswe, yandikaho ngaho izina ryawe, yandikaho William, el yo soy. yandikaho uwo ni ndiho Josoy. Y Billy se levantó y dijo, Billy arakanguka ¿qué pasa aravuga ati bikugendekeye bite? contigo? Y yo tenía las manos, Bikugendekeye bite? el sudor estaba cayendo de mis manos y Amaboko yanjye nifumbatse, harimo hagwa urubura, ariko amaboko ibiganza byanjye bizuye icyuha. estaba nevando cuando William, todo eso icyo gihe urubura rukagwa, umuntu akabira icyuya, yarimo abira icyuya kandi harimo hagwa urubura. Ndakomeza rero muri ka kabroshire ka Branham, y Billy se levantó y dijo, agatabo ¿qué gato. te sucede? Billy arakanguka aravuga ati nibiki bikubayeho? Sudor goteaba de Amaboko yanjye ndayamwereka, eso es. n'ibyuya byavaga mu kiganza cyanjye. Ndavuga ati Billy, hari ikintu kirimo kiba. Yo sé dónde yo he hecho incorrectamente. Sinzi icyo nakoze kitari cyo. Acá, Aha en el mensaje que hermano William está leyendo, dice, yo mu butumwa muri data William yarimo asoma, aravuga ati inzi igihe kimwe, aho yavuze ati hari icyo nigeze gukora kitari cyo. Muri ubwo busobanuro nuko aramubwira ati hari ibyo ntakoze neza nk'uko Imana yambwiye. Ndibuka ya ndirimbo abantu barimo baririmba ati impumyi, ibimuga, numva ijwi ryiza ririmba, yandikaho ijwi ryiza. Yari yanditse aho ngaho ngo rinaniwe. Muri message yo ati abujijwe amahoro n'umwanzi, imyuka mibi yaramuyobeye. Muzi ya ndirimbo. Noneho Yesu araza abahora imbohe. Nashaka kubona abarwayi bahagaze ahantu hose. Yandika aho ngaho, yandika William ngo mwihema. Nimurebe mu butumwa narimo muri data William muri amasomo ahavuga ngo Yesu araza, shitani araneshwa. Narebye umurongo w'abarwayi bahagaze ahantu hose, ndahagarara. Biri ntiyarazi ibyo arimo biba. Ndeba hejuru, ndahagarara. Dukomeze mu gitabo dusoma. Noneho hari ikintu yanditse. Ndagenda gahoro gahoro.
sigue diciendo birasa nkaho mfata igihe kirekire. leyendo y yo voy a mwene data William que le está escribiendo. akomeje asoma, ndimo ndagenda nitegereza cyane ibyo yanditse kugira ngo mbisome, ibyo yagiye yandika kugira ngo tubisome. Ahora leyendo de la página Akomeje 9 avuga de ati, este mensaje. turebe kuri paje y'icyenda muri ubu butumwa, muri iyi mesaje. Ndahagarara nditegereza ku musozi, Dice el mbona udusongero turindwi. cordillera con 7 William arandika ngo ni cada uno su pico. udusozi tugenda dukurikirana muri iyo misozi yose, buri agasozi kagira agasongero kako. Ngibi nimba ari cyo mushaka kureba. Una sola Umusozi umwe wari ufite udusongero turindwi. Ni umusozi muremure ugenda ukagera kure. no hay más montañas después de eso. Igice cya nyuma cy'umusozi kiragenda kikagera ku mpera y'igihugu. Inyuma yaho nta wundi musozi uri. Ni umusozi ugenda uturuka nk'iburasirazuba ukagera iburengerazuba. Hejuru hari hariho urubura. William aravuga ngo hejuru hari huzuye iki? Urubura, sheregi. Ahora la nieve, Noneho urubura, ¿qué lugares que habla de la nieve? Creo que Job, nihe havuga ku rubura? Ndibwira ko ari vamos a Yobu. que eso es algo muy importante. Kuko iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Turebe muri Yobu havuga kuri urubura na Que sheregi. tengo reservados, dice. Ni ibintu byazigamwe. Reka turebe, aravuga, Vamos a ver Job, dusome muri Yobu 6, que tengo reservados para ati ibyo nabibikiye, ati ni urubura nazigamye, Imana yabikiye ku pero bien. Vamos a leer esa, miren, Job 6, reka turebe aha ngaha. miren lo que Yobu dice 6, aquí. nimurebe uko El havuga. atribulado es consolado por verso capítulo 6 verso 14. El atribulado es 14, consolado por 6 su kuri 14. compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Urembye akareba kubaha isumba byose, akwiriye kubabarirwa n'inshuti ye. Abo tuva inda imwe bararinganije, bameze nko mu isuri inkamira itemba igashira, aho barafu yirabuza isheregi ikihisha. Iyo hasusurutse birashira, ubushyuhe bwaza bigashonga, Van menguando y se pierden. bigashonga. Vean allí cómo Murabona aha ngaha Yobu 6:14, iyo izuba rivuye, con el calor iyo habaye ubushyuhe, desechas, o sea, se va sheregi, urubura birashonga, birashonga bigashira. regular. No Aho ibuye rikomeza imfuruka ¿Qué? nta bihari. Yobu Job 38 Yobu 38. dice, ¿has entrado tú en los tesoros? Job 38, Haravuga ngo ¿has entrado tú en los 22. tesoros de la nieve? ¿O has visto 38, los tesoros del granizo 22. que tengo reservados para el tiempo de Mbese la angustia imvura igira se, cyangwa se ninde wabyaye ibitonyanga by'ikime? y de la batalla? Barafu yavuye mu nda yande n'iyababa, sheregi yo ku ijuru ninde wayisamye? De juicio. Ibi biratubwira ngo kubi hano. El hermano William allí dice, y arriba estaba Mwene data William haravuga ngo de nieve. hejuru huzuye iki? Hejuru y'imisozi hari hariho urubura. En la montaña, ya leí eso. Ndahagarara nitegereza iyo misozi, namaze kuhasoma. William aravuga ati, Y luego, mbere hariho agasozi, agasongero kagufi, nyuma agasongero karekare, y un pico más grande. nyuma kagakurikirwa n'akandi gasengero kagufi, nyuma kandi gasengero kagufi, hanyuma umusozi munini cyane wuzuye urubura. Ndavuga ati, mwami, ntabwo nsobanukiwe icyo bibisobanuye. Arambwira ati, hariho udusengero tungahe? Hariho 7. Pregunta, dice el hermano, Noneho marayika aramubwira, Branham aravuga, ni data William, ¿cuántas marayika letras aramubwira, hay en tu nombre? mu izina ryawe harimo inyuguti zingahe? Ha sido dicho Yari yabwiwe escrito. ¿Dónde? ko izina rye ryanditsemo hejuru y'uriya musozi wari ufite udusongero 7. ¿Cuántas letras hay en tu nombre? Él comienza Izina ryawe ririmo inyuguti zingahe? Atangira kuvuga inyuguti imwe n'iyindi, atangira kuvuga inyuguti zigize Branham, hari inyuguti 7. Nyuma avuga Marian, inyuguti ku yindi namwo asanga harimo inyuguti 7, Marion. Aravuga ngo Branham, nyuma aravuga ngo Branham.
aho niho yambwiye ati Benji, iri ntabwo ari ryo zina rye. Izina rya Buranamu ni William, niryo marayika niryo yaganishaho mu gitabo cy'imirongo. Niho twabishizeho kuri uwo mugabane. Hariho ifoto y'ibi y'aha hantu, aho yanditse noneho aravuga ati hariho udusongero tunini dutatu. Aravuga ngo turiya dusengero dutatu ni ugukurura kwa mbere n'ukwa kabiri, cyangwa se ibihembwe by'ubukozi bwawe. Agasongero ka mbere ni umugabane wa mbere w'ubukozi bwawe kari kagufi, ni ukuvuga ngo agasongero kagufi. Gukurura kwa mbere ni agasongero karekare, kumenya ibimenyetso mu kiganza. Nibyo biri muri urwo rugero kari agasongero ka mbere karekare, muri twa dusongero kamwe karekare. Wowe wamenyaga ibimenyetso mu kiganza igihe yashyiraga ikiganza kuri umuntu, yashyira mu kiganza cya Buranamu, ikiganza kikabyimba. Umuntu yaba afite uburwayi, noneho aho ngaho agahishurirwa indwara uwo muntu yaba afite iyo ariyo, agahera ko adetekita indwara uwo muntu yaba afite, akayitahura. Noneho hajyaho akandi gasongero kagufi. Icyo gihe nari naniwe, ni ukuvuga ngo ni igihe yafashe konje. Benshi muri mwe murabyibuka ibyo. Nyuma haze kugenzura ibiri mu mitima y'umuntu, gukurura kwa kabiri, igihembwe cya kabiri. Noneho nagize ikindi, haraboneka udusongero tugufi tungahe. Igihe nari ntaratangira ubukozi bwanjye, noneho haza akandi gasongero ka gatatu. Numa agasongero k'umusozi muremure cyane, gatatu ni umubare w'umwuzuro. Aka kabiri kandi gatanu. Gatanu ni ubuntu, karindwi ni ugutungana. Noneho udusengero tureture twari dutatu muri wa musozi umwe ugizwe n'udusongero twinshi dukurikirana. Agasongero ka kabiri kagufi muri uwo musozi, aho niho muri gatanu, uyu mubare w'ubuntu. Agasongero ka karindwi karekare, ako ni aka karindwi, umubare wo gutungana. Iherezo ati uzakora iminsi 6 wa karindwi no kuruhuka. Iherezo ry'icumweru, iherezo ry'igihe. Pagarara aho mzereka biri, arabyitegereza. Arambwira ati ibyo bigumeho, uzakomeza ubyibuke ahantu hibuke, uzagaruka. Data Buranamu arabivuga. Noneho biri nashidikanya, aha hantu hazatanga ubuhamya kugira ngo ugushidikanya kose gukurweho. Ibi rero ni ukuri ko bimeze, kandi byagumye guke. Arambwira ati ibiri muri kara gasongero, arambwira ati munsi birakubita ku bitugu. Ati data, reba iburasirazuba. Ati biriya byabaye bite? Ntabyo nzi. Aho iburasirazuba mu muhanda hariho imyanda, aho batimya imyanda bakayitwika ibumoso bw'umuhanda. Naba ndi musore ndiho, narapfuye, nzakomeza numvira Imana kugeza urupfu runjyanye. Nigeze guhemukira Imana ariko sinzasubira. Murabyumva, murabibona ibyo mwene data Buranamu avuga aha. Aho William aravuga ati mwitegereze uburyo ki muri wa misozi igenda ikurikirana yakoze, igizwe n'iriya misozi 7 ifatanye cyane muri iri shene. Imana imuha ikimenyetso cy'iteka. Umusozi wa nyuma niwo wa nyuma, 7. Aho hashushanya kandi gukurura kwa gatatu, aricyo gihembwe cy'ijambo rivuzwe, kugaragazwa k'urukundo rw'Imana, aribyo Imana biciye muri Rev Buranamu yatweretse urugero. Ariko gukomezwa ni mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo, kuko umusozi uhera iburasirazuba ukajya iburengerazuba,
igihe marayika yamubwiye ngo nitegereze umusozi, yarebye umusozi, areba umusozi. ni muri icyo marayika yamubwiye, yaramubwiye ati ndaguha ikimenyetso cy'iteka. aravuga ati reba iburengerazuba, uburengerazuba bw'aho uri. none ikimenyetso cy'iteka ku munsi wa nyuma kizaba kirihe? iburengerazuba. iburengerazuba hazaba ari ikimenyetso cy'iteka kigaragariza twe dutuye iburengerazuba, twe dutuye iburengerazuba, aho isezerano no gukurura kwa gatatu kugira ngo bikomereze muri uriya musozi ushushanya gukurura kwa gatatu bigane mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushya. hanyuma tujyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama, hanyuma tugaruke ku isi mu ngoma y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Murumva, hanyuma yo gukurura kwa gatatu, hanyuma yo kwigaragaza kwa kagasongero karekare, hanyuma ni mu iteka. iteka kuko tuzaronka imibiri y'iteka yahawe ubwiza, aho ntabwo tuzongera kandi gupfa. niyo mpamvu twinjira mu iteka. noneho murebe namwe bivugirwaho bose, bibwira marayika wagendanaga na Buranamu. twabona ko aho kuri frontiere niho haba umusozi, uriya musozi wa nyuma muri iriya misozi igenda ikurikirana ikora shene y'umusozi ugizwe n'udusongero 7 kugira ngo ugere mu mubiri w'iteka w'isezerano no mu ngoma y'imyaka 1000. umusozi wa 7 ariko gukurura kwa gatatu niwo uha intore z'Imana kwizera, kuzihesha guhindurwa no kujyana na Kristo mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushya no mu gihugu cy'isezerano cy'ubwiza cy'ingoma y'imyaka 1000. twabonye ko ari ubwira bukomeye cyane igihe hageze kuri frontiere. kuri ubu ibi tugeze kuri frontiere y'itorero ry'umwami Yesu Kristo, ryageze kuri frontiere ya 7 hamwe n'igisekuru cy'ibere komeza imfuruka. itorero ry'umwami Yesu Kristo ryageze kuri frontiere ya dispensation y'ubuntu na dispensation y'ubwami. kandi gukurura kwa gatatu kuko ibimenyetso bihishurwa hagati muri byo harimo ikimenyetso cya 7 aricyo kirimo ubwira bukomeye cyane. harimo ibigize igitabo cy'ibimenyetso 7 hamwe no guhishurwa kw'ikimenyetso cya 7. gukurura kwa gatatu kuzaba kurimo kwigaragaza, kuzana guhishura kubwira uburi mu bimenyetso 7, mu kimenyetso cyane mu kimenyetso cya 7 aricyo kitabashije guhishura mu ruhame mu gihe cya Buranamu. igihe Revera William Branham yarimo abwiriza ibimenyetso 7, aho gukurura kwa gatatu kwari guhari kwigaragaza, mu kwigaragaza ko guhishurwa guturutse ku Mana guhabwa abantu mu kubaha. muri cya gihe yahishuye bya bimenyetso yabashije kuba hariya, kuko ikimenyetso cya 4 ni cyavuzwe kitaraba. ikimenyetso cya 5 kiburaho umugabane umwe warasohoye, hari habura undi mugabane w'ikimenyetso cya 5 utarasohora. ikimenyetso cya 6 ni imyera 2, naho ikimenyetso cya 7 ni ukuza k'umwami. noneho rero igihe yarimo ahishura, atanga guhishurirwa, ahishura kuko ni uguhishura yatanze. Imana imenyesha ibizaba, kuko by'ukuri ibimenyetso igihe bihishurwa ni igihe agiye afata igitabo gihisha uburenganzira kuko bahagurutse ku ntebe y'ubwami ya se, agafata igitabo, naho niwe ahishura ibimenyetso. yaravuze ngo ibyo biri mu nzagihe, muri icyo gihe yaravuze ngo biracyari muri fitire. ahantu henshi mu gitabo cy'ibimenyetso 7 yaravuze ngo ibyo byose biracyari ni ibyo mu gihe kizaza. kandi gukurura kwa gatatu kwigaragaza, gutanga uguhishura kw'ikimenyetso cya 7 ku bantu ku munsi wa nyuma. mwumva namwe bikora mu buryo buciye bugufi cyane, ariko hazaza igihe ubwo muri kiriya gihembwe hazahishurwa bigana mu gihe cy'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. icyo gihembwe kizakomeza ubwo abapfuye bizeye Kristo bazazuka mu buryo bw'umubiri, bizagenda bigere ku bariho bizera ari bazima kubwo guhindurwa kw'imibiri yacu. aravuga ngo bizatangira mu buryo buciye bugufi bworoheje gukurura kwa gatatu. ukumenwa kw'ikimenyetso cya 7 bizatangira mu buryo buciye bugufi, ariko nyuma aravuze ati hazagera igihe ubwo kino gihembwe kizakinguka gikora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. ari nabyo kandi kera muri uwo mugabane ubwo abapfuye bazazuka, uwo ni umugabane w'ubwiza. nuko noneho twebwe tuzahindurwa. byose bikubiye mu gukurura kwa gatatu kwitwa gukurura kwa gatatu, troisième pull. ni ukuvuga ngo gukurura kwa gatatu dukoresha irindi jambo mu buryo bwo kuroba, aho bakurura indobani kugira ngo barobe, nyuma bagakurura. uko bagenda bakurura baroba n'indobano. murabona
muri uku kuroba harimo inshuro bakurura nyuma bagakurura kugira ngo barobe. Niko gukurura aroba Branham yifuje na Santiago nawe William kugira ngo arobe amafi 153 ashushanywe muri uwo mubare. Aravuga kuko yaravuze ati mwitegereze, hamwe no gukurura kwa gatatu mu gihembwe cya gatatu nibwo hazarobwa amafi manini, amafi intore z'Imana zo hagati mu banyamahanga zo mu mubiri w'ibanga wa Kristo, intore z'Imana zo mu Baheburayo, intore z'Imana zo mu ishyanga ry'Abaheburayo nazo, haba ari intore zo hagati mu banyamahanga kimwe n'intore zo mu ishyanga ry'Abaheburayo. Ubu ni ubukozi bwa Mose na Eliya bukora uko gutandukanya, bugakora umurimo wo gukurura kwa gatatu muri uku kuroba kw'igitangaza. Nuko aya mafi agashyirwa mu kigega, bagashyirwa mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka muri dispensation y'ubwami. Noneho hamwe no gukurura kwa gatatu nibwo hazarobwa amafi manini, amafi y'intore, intore z'Imana zo mu banyamahanga ndetse n'izigize umubiri w'abizera, intore z'Imana zo mu Baheburayo. Murabona ukuntu byose byoroshye. Uku gukurura kwa gatatu gukora kubwo guhamagara no gukusanyiriza hamwe intore n'ijwi rikomeye ry'impanda, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Intore zo mu banyamahanga zigira umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi bizanakoreshwa no guhamagara intore zo mu Baheburayo nazo. Ubwo ukugurura kwa gatatu muri ko hazabamo ibitangaza bikomeye cyane n'ibimenyetso nabyo kugira ngo hahamagarwe ishyanga ry'Abaheburayo. Ariko twe kugira ngo twizere ntabwo dukeneye kubona ibitangaza n'ibimenyetso. Kera Imana yamaze yerekanye muri Branham ibintu byinshi, ndetse no mu bandi ba message nka Mutagatifu Paulo uwo yatumye. Noneho murabona muri ugukurura kwa gatatu nibwo hahamagarwa izi ntore. Aravuga ngo urushundura rwuzuye barukururira ku nkombe, bakaruvana mu mazi bakarushira ku nkombe. Noneho ku nkombe avuga ngo agatoranya amafi meza akayakuramo, noneho amafi mabi akayashyira ku ruhande akayajugunya. Bazajugunywa mu kaga gakomeye, amafi meza akayashyira mu masanduku, naho amabi bakayajugunya hanze. Matayo mutagatifu niko bivuga, igice 13 umurongo 48 muri iyo mirongo nkaho. None nimurebe, hariho kugira ngo tugende twanzura turangiza mbere hobuke. Aravuga ati none ni nk'ukwacu kugira ngo reka dukomeze hobuke. Twebwe twizera, twizeye ijambo ry'Imana rihishuwe n'Umwuka Wera ku itorero biciye mu bukozi bw'ijwi rikomeye ry'impanda, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Muri ubu butumwa harimo uguhishura kose w'ikimenyetso cya karindwi ku itorero ry'Umwami Yesu Kristo. Na twe mu kumva amagambo yose ahishurwa turavuga tuti ibi nibyo nge nari ntegereje. Noneho hamwe n'umutima wacu ukingukiye twakira ijambo rikaba umubiri muri twiri ijambo, ubunye message, ubutumwa, nuko bikaduha kwizera, guhishurirwa kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa. Ariko guhishura ukuza kwa kabiri kwa Kristo neza twe kugira ngo tuvuke ubwa kabiri, twe kugira ngo turonke Umwuka Wera. Nuko bityo tuvuke ubwa kabiri kandi tugire umubiri wa teofani wo muri dimansiyo gatandatu. Twaronse guhishurirwa kuza kwa mbere kwa Kristo nk'umwana w'intama w'Imana akoraho ibyaha by'abari mu isi ku musaraba i Kaluvari. Kandi kugira ngo uronke umubiri mushya w'iteka wahawe ubwiza, ku munsi wa nyuma turonka guhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo we wo kwaka yisubiza ibyo bareklamatio. Aje afite izina rishya ryo ritazwi n'umuntu n'umwe, nta na rumwe urisobanukirwa, nta n'umwe urisobanukirwa keretse we wenyine. Noneho dushobora kubona ko ariho ubwira bukomeye cyane, ari bwo buhishurirwa itorero ry'Umwami Yesu Kristo, intore z'Imana zo kuri gihe cy'iherezo. Muri iki gihe cy'iherezo intore z'Imana zinjira zikambuka frontiere zikinjira mu gihugu cy'isezerano cy'igisekuru
gishya igisekuru cy'ubwenge gikomeza imfuruka bakambuka frontiere bakinjira muri dispensation nshyashya nuko tuzambuka frontiere ku mupaka twinjire mu mubiri w'iteka wahawe ubwiza tuzambuka umupaka tujye mu rugo rwa data wo mu ijuru kandi tuzambuka umupaka kandi tugaruke hano kubw'ingoma y'imyaka igihumbi y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo hamwe nawe tuzima imyaka igihumbi hanyuma iteka n'iteka ryose kumvira ijwi ry'uwatumwe muri buri gihe ndabasubiriramo nongeye kandi ngaragaza ihumure ryacu ku muryango wa Branham kubwo kugenda kwa mwene data Billy Paul Branham ihumure turariha Joseph Branham yatwohereje intashyo tumwohereje intashyo n'itsinda ryose riharaje Jeffersonville kandi na bene data bose bizera message ya mwene data Branham icyamba Imana ikabaha umugisha kandi Imana ibongere gusobanukirwa ibahishurira ibyanditswe ibahe ubumenyi bwa porogaramu y'Imana ijyanye n'iki gihe cy'iherezo kandi mubone bityo nk'uko message Reverend Branham yatuzaniye mubone iri jambo ririmo riba rizima ririmo risohora muri iki gihe cy'iherezo hagati mu itorero hagati mu mubiri w'ibanga wa Kristo kuko nihe Yesu bamusanze he ni mu rusengero ni mumushake mu rusengero rwo mu mwuka rw'umwami shuti zanjye bene data barimo banyumva muri Jeffersonville Indiana leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hantu hose abarimo bumva ino conference abizera message ya mwene data dukunda cyane William Marion Branham nimucukumbure ibyo yatubwiye umuhanuzi ukomeye cyane uyu ari we waje afite umwuka no gusigwa kwa Eliya bwa kane integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami nimurebe iri jambo ririmo rirasohora kera hagati mu itorero risohorera mu ihema rinini Grakarepa Cathedral ariyo ryamaze kubakwa kera kandi Imana irimo irarikoresha Imana izanira abantu guhishurirwa ibikubiye mu guhinda kurindwi kw'inkuba arizo zifite kwizera guhesha guhindurwa no kuzamurwa icyamba vuba bidatinze Imana ikabongerera guhishurirwa ikabaha ubwenge bagahishurirwa n'ibyanditswe kugira ngo namwe mwitegure kugira ngo bityo namwe mwakire isezerano ryo igihe Imana nisohoza umuzuko kandi mwene data Branham akabana natwa ndetse hakaza na Billy Paul na Sharon kandi hakaza Hope hakaza bagiye bose mu gisekuru cya karindwi nabo mu gihe cyacu nabo bakaza namwe muzaba mumaze kwitegurira kubakira kugira ngo mubabone nuko bityo namwe muhindurwe nta muntu n'umwe wabona uguhindurwa ku mubiri we atakiriye inyigisho zirimo zitangirwa mu ihema rinini Grakarepa Cathedral kubera ko muri izi nyigisho nimwo harimo uguhinda kurindwi kuba kw'ibyashuri 10 ukuza kwa marayika ukomeye afite igitabo gihesha uburenganzira ari byo birimo bivugwa iki gitabo gihesha uburenganzira nicyo kirimo kivugwa kandi kirimo kiraba umubiri mu ntore z'Imana z'iki gihe cy'iherezo aribo bazahindurwa kandi no guhamagarwa ko 144 nabo guhamagarwa kwabo kuzava muri iri hema rinini Grakarepa Cathedral nabo bazahamagarwa bakusanyirizwe hamwe baterwa ikashe n'uyu marayika uje afite ikashe y'Imana nzima uje afite aturutse aho izuba rirasira kumvira ijwi ry'uwatumwe muri buri gihe duhaguruke nuko bityo dore ko
dusigana natwe muri iri somo nuestro amado hermano twabwirijwe muri data dukunda William Soto Santiago predicado el 13 de mayo del 2016 aquí cumi en Puerto Rico, n'eshatu obedeciendo mu kwa la voz gatanu 2016 kumvira ijwi ryo watumwe muri buri gihe hermano hamwe natwe muri data dushimira kandi inshuti yacu William Dr. William Soto